nifuza kuzagerayo ntaririmbana n'aba ndirimbo zo kunesha. Yes, amahoro Imana nakomeze abane namwe wemeye gukurikirana umuryango mugari wacu. Gushimire cyane warakan subscribe ukemera kuba umwe mu bagize uyu muryango. Nukuri Imana yo mwijuru igikomeza ikundebera cyoroshye wamfura we aherereye hose mu mande nye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu bari mu mujyi wa Kigali namwe ni mukomere cyane, witeka namwe yakomeze abandebera cyoroshye. Umbwire ngo ukomeze ugire umugoroba mwiza niba ariyo masaha urebe ikiganiro cyacu, kandi nabwo niba ari mu gitondo ukomeze ugire igitondo cyiza. Ntibagiwe no mu ntara ya gatandatu muri diaspora, namwe witeka ajya komeza abandebera cyoroshye, kandi namwe Imana igihaza ukwifuza kwanyu. Ni munyemerere uyu munsi twongere twakire Prophet Mazimaka, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana nemera cyane n'amavuta ye. Mu izina ry'Imana mureke tubanze tumwakire. Prophet komera cyane wamfura we. Mahoro y'Imana bane namwe. Nawe kandi muhorane. Kwikaze muduhaye. Kandi turananezerewe. Yego. Byishimo kuko iri mu ruhande rwacu irusha imbaraga ibiturwaye. Yego. Amen. Nukuri tunezerewe no kongera kubana nawe uyu munsi. Iminsi yari baye myinshi tutongera kukubona, ariko tugize Imana tugusanze mu ishyamba muri masenga. Reka rero ngusabe kugira ngo ubanze uturagize Imana, kugira ngo ibyo tugiye kuvugira ahantu n'ibyo tugiye gukorera ahantu bize kuba biyobowe n'Uwiteka. Ni karibu mugeje. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Twaraguhimbaje kuko ari wewe wadushyize ku isi kugira ngo tuyinezererwemo. Nubwo Satani atifuza ko twishima, ariko turabizi ko udufitiye umugambi mwiza. Ndinginze kugira ngo uhengekere umusaya kuri izi televiziyo, amaso yawe uyarebeshe hano. Buri murwayi wese ahabwa umugisha wo kubyuka ku gisasira amazeho igihe, kandi ngo leta n'Imana ingini ngo nongozo. Yes. Turaguhimbariza ibyo kubera ko hari abategereje neza yawe. Wavuganye nabo mu kwa mbere, bari bihebye bavuga ngo bizagenda gute ku mwaka urangiye, ariko nabonye uri Imana ikorera igihe. Icyo nkukundira nta n'umuntu waguteranya natwe. Amen. Nicyo tugukundira. Icya kabiri, uri Imana ikora mu itangiriro. Abantu barimo bavuga ngo nubwo abitangiye se azabisoza. Nubwo se bimeze kuriya ntibiri uhita bizima. Uri Imana igigaragara bimeze gutyo mu itangiriro. Amen. Abandi bantu abitwa bazima babi bakagutegera hagati naho uragaragara. Wigeze wigaragariza Samusoni hagati y'Abafilisitiya bagiye kumwishima hejuru ari muri sitade. Urangije asenga isengesho aravuga ngo Uwiteka, aka kanya ndasaba imbaraga kugira ngo Abafilisitiya babangamiye amaso yanjye, ndagusaba imbaraga ngo umuhe imbaraga ari hagati. Bamwe bose baragiye kumwishima hejuru, barase baramwara. Wagaragaye mu isoza, umuntu ageze ku musozo barimo bavuga ngo se ngo nubwo asoje se ngo hari ari buharenge. Ugaragara no mu isoza, mu itangiriro urarufa ura omega, uri Jehova Nisi, niwe bendera ryacu. Urakoze, turagushimiye. Wavuga ibyawe bwakwira bugacya. Bana natwe muri iki kiganiro, buri wese abona ikinini kijyanye n'uburwayi bwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego. Ubu twiherezo yo muri ubutayu, turimo gusiganirwa nkore ya gakondo. Tuzabona yoza nshuti zacu zimwe zari mu isi, nyuma zigacyura igihe zikajya muri gakondo. Aho hera nifuza kuzagerayo ntaririmbana n'aba ndirimbo zo kunesha. Bamwe murabo banyamahirwe babaciye ibihanga, abandi barundwaho amabuye babateka mu mavuta. We babonaga irembo riri hafi, ndetse gutabarwa kwabo kwari kubasatiriye cyane. Mukiza bari hafi we. Hallelujah. Aho hera nifuza kuzagerayo ntaririmbana n'aba
nderemba za kunesha we inima lasi engonima ngaza mingi tayani maze bone urakoze Yesu tushimiye Imana nziza tushimiye Imana itabeshya nta muntu wagendanye n'Imana ngo ahombe nta muntu wakoranye nayo ngo ahombe nta muntu wavuganye nayo ahari kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo imbondo zikavuga Imana yongeye kuryohera Imana yongeye kuryohera yego biremera muri Yesu biremera haleluya biremera muri Yesu biremera nagonyibeshera ibyo mvuga ndabizi turashima Imana turashimira Imana yuko twanyuze ahantu batandukanye byanga yego harimo naburiye indege bajya Dubai bajya mu Bushinwa bajya ahantu biranga ariko bageze kwa Yesu biremera haleluya cyaremera nini Imana ngani ngono bageze kwa Yesu ariko nongenya nanatekereza ariko ejo harakantu kayishije nagiye mu ndorerwamo ko abantu bajyavuga ngo ndisindirabura jya mu ndorerwamo ndeba isura afite ndavuga ni Uwiteka we iyi sura gucya yanjye kose gucya ndi umukirisitu ntarakizwa uranangaza Yesu we uranangaza ukora umuntu muri pobero ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukamurambika hari ibintu ugiye nibuka nkumva ni inyigisho ikomeye cyane kandi koko nubwo abantu bakuvuga ikintu ari cyo kuburana narebye mu ndorerwamo pe sanga ndirabura ahubwo nekeza aho bati ubu ntarakizwa kubu nkaraba nkisiga amavuta nkarya neza nkayimbara neza none ibyo bintu Imana itarabikora nari imeze hahita mvuga nti Uwiteka katona mukama we bazigwe Imana ishimwe kuko yakoze byamanyi yakoze byamagero Imana yakoze bitangaza hanyuma ndashaka kubaha message igitabo cy'abacamanza 16 yongeye gusoma nkabaha message nkasenga 16:22 haravuze ngo 16 ni igitabo cy'abacamanza 22 haravuze ngo ariko nubwo bari bamwogoshe umusatsi wo ku mutwe we wongera kumera Imana bahumugisha ndashaka ko tuganira mu mahirwe ya mbere byaranze mu ya kabiri biranga mu ya kangahe mu ya gatatu butatu bwera Imana igiye kukumereza umusatsi iyo umusatsi wawe bawogoshe n'umuturage cyangwa se umuturanye arabimenya ko wogoshwe iyo wogoshwe umusatsi no mu nzi wawe biramenyekana ko nta musatsi ufite iyo Bibiliya ivuze umusatsi wo ku mutwe ibivuze imbaraga z'Imana ahantu zari ziri n'ubuturo bw'Imana muri wowe iyo rero ubuturo bw'Imana bwamaze kwimuka mbibutse yuko ndashaka ko dusenga amasengesho tukava mu rwego rwo gukoreshwa n'Imana tukagera ku rwego rwo gukorana nayo amen ntabwo mubyumvise neza ndashaka ko turenga urwego rwo gukoreshwa n'Imana tukinjira mu rwego rwo gukorana nayo kuko ubundi iyo winjiye muri urwo rwego uba wamaze kurenga gukoreshwa ntubukiri umukozi uba uri umufatanyabikorwa na boss amen uba uri umufatanyabikorwa na boss Imana ibampera umugisha Imana yambwiye ngo abantu benshi impamvu bogoshwe bamenye ibanga barishushanya barangije dore murebe uko nambaye ndagira ngo mubanze murebe uko nambaye urabona uru rukweto hano rurafunze uru rurafunguye murabyumva neza uru rurafunze uru rukweto uru rurafunguye ndetse nta nubwo zisa Imana yambwiye ngo ikintu cya mbere cyatumye abantu bamwe bagubwa nabi mu mibereho yo kwisi hano bariyoberanije barishushanya bagendera mu nzira Imana idashaka bagira uburyarya bwinshi cyane Imana ibabona nk'abantu bambaye ibintu by'ibinyurane inkweto zidasa muri kuyibona ariko reka mbabazi namwe muri abantu bakuru kandi harimo abantu bazi ko Imana ivuga ubu uyu mukirisitu wambaye urukweto rufunze hano hari akaba yambaye rufunguye ubu arimo arajya mu ijuru ryane reka mbabwire rero hari abantu benshi mbibutse yuko kujya mu ijuru ntabwo ari imikino
ntabwo ari ugukina. Kujya mu ijuru tuvuga si amagambo, si indirimbo nyinshi, ntabwo ari ukubyina cyane. Kujya mu ijuru tuvuga ni ukubahiriza icyo Imana igusaba. Ubu se koko ukaguru kamwe karimo inkweto ifunze, akandi karimo inkweto ifunguye, mbabwire ubira ijuru mujyamo n'iriye. Umusatsi wawe warogoshwe, urambara imbusane. Ni nka kwa kundi abantu bafata ubukene bakabuvanga n'ishyari, abo bantu bapfa vuba. Ibyo bintu iyo ubikometanyije ukabitunga upfa vuba. Ufashe ubukene ufite, ufashe n'ishyari muri wowe, upfa vuba. Ntabwo wifuza iterambere kuri mugenzi wawe, ntiwifuza ko mwene so yazamuka. Ariko dusomye Bibiliya iravuze ngo nubwo bari bamwogoshe, umusatsi wo ku mutwe we wongera kumera. Uyu munsi tuvugana, Imana ishaka kukumereza umusatsi. Ndashaka kugusengera. Imana ishaka kukumereza umusatsi. Imana ishaka kukumereza umusatsi. Hari imbaraga nyakazi, imbaraga nyinshi, ibyari byaranze bikemera, imbaraga z'Imana zigakorana nawe iby'ubutwari. Ndagira ngo ngusengere ibyo mbabwiye. Iyo umuntu afungura ingufuri idafite umugezi ntabwo irushye, ako kanya irafunguka. Reka mbasengere. Uyu munsi tuvugana, wabonaga umusatsi wawe ntawe, wabonaga ubuzima bwe bwararangiye, ariko Imana ishaka kugusubiza imbaraga wahoranye. Imana ishaka kugukura muri ubwo buriganya, ukava muri uyu manyanga ubamo, ukava muri ibyo bintu by'amatiku bituma udatera imbere, nkaho wafashe umwanya. Ariko namaze kumenya ikintu gikomeye. Ubundi iyo umuntu afata akazi, iyo umuntu afite akazi akafite umushinga we, yarangiza agafata umunsi wose wo kuvuga kuri wowe, biba bisobanura ngo wewe uburusha poroje yiwe agaciro. Kabiri, ndimo soza, barokore kuvugwa cyane bituma umuntu amenya ubwenge, noneho kugeragezwa cyane nabyo bigatuma Imana ikugeza kure. Reka mbasengere. Kuvugwa cyane bituma umenya ubwenge, kugeragezwa cyane bigatuma Imana ikugeza kure. Turagushimiye Mana mu izina rya Yesu. Uyu mwanya mwiza uduhaye, uko abantu bari bari mu rungabangabo ugiye kubakura mu cyeragati, mu mayira abiri bakabona inzira imwe yo kugendamo nziza y'agakiza kawe. Abari barogoshwe mu buryo butandukanye bumwe cyangwa ubundi, kandi kogoshwa ntibisaba kogosherwa kure. Mu rugo iwawe bakogosha, abana bawe bakogosha, bene wanyu bakogosha, mu kazi bakogosha, imbaraga bakazitwara, abo mugendana nabo mukora nabo musengana bakogosha. Ariko nsabye support Protestant, uburinzi buva ku Mana, ni busapotinge ubwoko bwawe bwongere bugaruke mu nzira, bamerezwe umusatsi n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nyemera ngushimire cyane Prophet. Imana iguhe umugisha kandi yagurire n'amavuta yawe. Nshimira na buri wese watubaye hafi kuva ubutumwa bw'Imana butambutse kugera aho tubucumbikiye. Hanyuma ari nk'umuntu wabifuza nko kuba yasengana nawe, niba nta kibazo mwatambutse nimero zanyu yababona mu buryo bworoshye. 0785936609. Yego. 0785936609. Imana nibamera umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashimiye cyane, namwe Imana ikomeze ibandere icyoroshye.